Aha ni kuri ofisi aho twari turi kumwe n'umuntu bita Jerome, umwe mu barinda bari gufasha abantu benshi gukoresha product zacu muri Live, aho yaje no gufata product zo gushyira abantu be kugira ngo zibafashe kugira ubuzima bwiza. Jerome umunsi welcome kandi komerezaho ufashe benshi gukoresha product zacu nziza za mbere ku isi zidahenze kandi zikora. Live dufite product za mbere ku isi ziri gufasha ubuzima bw'abantu. Harimo Methylene Blue kubona ikibazo cyo kuri brain ifasha cyane kubaka ubwonko. Harimo Factor 4 ifasha cyane ku bijyanye no gukemura ibibazo bya triglyceride birinda indwara z'umuvuduko w'amaraso. Harimo Super Red ifasha cyane ku bijyanye no gutera akabariro ku myororokere abagabo n'abagore. Harimo Super Green ku bijyanye na detoxification ndetse no gufasha ku bijyanye na digestive system. Harimo Iridium Magnesium yongera enzyme mu mubiri cyangwa se mu gifu, banafite ibibazo by'igifu, banatabara ibibazo bya constipation na hemorrhoid. Harimo multivitamin ku bagabo n'abagore, harimo n'izindi nyinshi zigiye kuza. Rero mutwegere cyane mwegera na Jerome abafasha kuzibona kuko ni umuntu uri gufasha abantu benshi cyane. So Jerome wakoze cyane.